mbizi uko amagambo menshi y'iginde buriya ndayumva monsheri. Keretse ibitutsi nibyo namva. Dutangira yitwa Aria. Ni mu mashyamba ariyo ruguru cyane ugana mu burengerazuba bw'amajyepfo y'uburasirazuba bw'Ubuhinde. Muri ayo mashyamba sasa usanga ari amashyamba meza cyane ndetse ni ahantu hamwe mu bintu nyaburanga dufite kuri iyi si. Ugana mu burengerazuba bw'amajyepfo nyine y'Ubuhinde. Sangano ngabo barakwereka dutangiye batwereka ibyiza Imana yaremye. Ni amashyamba meza, inyamaswa ziratembera ndetse hari mu gitondo mu rukerera akazuba kameze neza. Hamwe nawe ureba koko ibidukikije ukavuga ati Imana yarema by the way. Mbega urebye neza wagira ngo ni muri Nyungwe. Do arafatika boy na Lucky Promota. Niba bibere Lucky Promota na arafatika boy no babise udushamba nk'utu ni wababuramo. Uzari uri kuzenguruka muri Nyungwe ubona ucoka bona Lucky Promota ku ruhande yicaye hafi y'umuhanda. Martin Promota hafi aho bose nibo biba bibereye. Ibidukikije cyase ibintu tubona by'ibimera. Ibi byose iyo ubibonye ubona ko ari Imana yabiremye pe. Ati mu burengerazuba bw'agace bita Gadbatsi bizera ko ubwoko buhatuye amashyamba ndetse ayo mashyamba yagiye aturwamo n'abakurambere bayo. Bizera ko ibiti biri munsi y'ubutaka bagira ko ibyo byose rimwe mu bigize ubuzima bwabo. Abo bantu bahatuye bafata inyamaswa zaho nk'ari bene wabo barazubaha ndetse baziha agaciro. Mbega ibidukikije barabyubaha. Abo bantu batuye muri iryo shyamba turabashimira kuba babashe kuba barinda ibidukikije. Ishyamba bararirinda, inyamaswa bakazirinda, mu gihe abandi babonye intare bavuga ati reka tuyice tuyikureho uruhu. Barushimusi. Atari ku bwoko bw'abantu bituriye muri ayo mashyamba bo nta kindi bakora no kwita ku bidukikije. Abakurambere babo niho batuye bo ntibajye bahava. Kuki dutangiye batubwira ubwoko bw'abantu batuye muri iryo shyamba? Tuvuye aho ngaho tayari turucyari muri iryo shyamba. Hari uri hakurino. Fata ikiganza zirikaho umugozi. Dore niyo yakoze ibaba. Nakazanye ubanza n'izirika dore ku kaboko. Izirika ku kaboko. Sora vayo. Ese bite? Vayo. Sorry. Vayo yirukankana muri rya shyamba. Wari abasangwa butaka bahatuye ndetse bafata iryo shyamba nk'ari kimwe mu buzima bwabo. Ibiri munsi y'ubutaka biri hejuru y'ubutaka ibiti inyamaswa byose ngo ni inshuti n'abavandimwe. Bagomba kubyubaha. Abakurambere babo baratuye nabo bagomba kubasigasira bakaharinda cyane. Bimeze bite? Sora vayo. Simbuka ku rutare hejuru ku manga y'umusozi yiziritse ikigozi. Umusangwa butaka asanzwe ino. Abakurambere barahabaye bari bahasanzwe. Asanzwe ishyamba. Umusangwa shyamba urubira mu mashyamba. Undari umuntu abasanzwe ahantu nanjye muri iki kibuga nsanzwemo. Niyo mpamvu nazongera no kwivuga sinsanzwemwo. Sanzwe inaha muri iki kibuga. Bavuze agasobanuye abantu benshi bumva Rocky. Ku buryo mbega abantu basigaye bavuga ati uriya musore asobanura filime aho kugira ngo ngasobanura filime akavuga ati uriya musore ni umuroki akora Rocky. Kuko basigaye bumva agasobanuye kubera imisobanurire myiza ntababeshya. Agasobanuye bagahinduye nge. Nabaye akazi sinyiri. Hakunino. Barafata wa mugozi. Ari hehe? Urutare hagati. Tangira kwirukana umusangwa butaka. Asanzwe ino. Tangira kwiruka ku rutare. Atambika. Uko tugatangiye. Sare wakwibaza ngo ese kukiziritse umugozi yaje gukaraga ifiriti. Okay. Bano basangwa butaka ntago bakaraga ifiriti. Yaje gukaraga ikisubu. Sore tangira kwikaraga. Yikaraga ku rutare hagati. Wakwibaza ngo arashya yarura iki? Yaje kwikaraga bimari hejuru. Kiza gutya amunagira inkoni. Ni mugenzi we n'abasangwa butaka. Bibera muri iri shyamba munagira inkoni. Sore ari mu kirere. Kozi baba. Kira gutya iya nkona arayisoma. Sore vayo yinjira munsi y'urutare kumbe hakuno hari ahantu inzuki zaritse. Kumbe hari icyitwa ubuki monsheri zoneri. Munsi y'urutare hari ubuki bwinshi cyane. N'abasangwa butaka agera mu buki. Agera mu buki bamunagiye igiti. Agera mu buki bwa Gihinde. Inanjye numva ngo abantu bwa Kinyarwanda hararira ubwahubwo n'ubuki bwa Gihinde to. Aza mu buki bwa Gihinde. Natangira gukubitamo imyotsi. Iyo twagiye guhakura kera nakiyo twajyagayo.
usanga kari akantu tudasiga ibintu by'imyotsi mugakubita inzuki. Kera nyiri umwana natarasaza atangira gukubita imyotsi za nzuki zica ishene. Katorore yaje guhakura abo hejuru kumwoherereza ibiti. Fata ibiti n'umusore n'abasangwa butaka bo ikibatunze nta kindi ntabyo kwiga ntubibabwire kandi tekinoloji yaraje turi 2020 to vision veni niyo turi tayari ariko bo barakibera mu mashyamba banze kuhava. Bibabwiye ngo bajye kwiga baravuga ati reka abakurambere bacu ntago bizi ntago twakora ibintu abakurambere batakoze. Kabisa ntago twajya kwiga abakurambere bacu batarize twaba turenze ku muco. Bakigumira hano bahakura bagahinga bakarya ntugire ikindi ubabwira. Imyambarire ni ya kera. Katorore biziritse ku muco tuzakomeza tube mu mashyamba. Ariko aravuga ati nanone turashimira ubwo bwoko bw'abantu bibera mu mashyamba bakomeza gusigasira ibidukikije ndetse na zimwe mu nyamaswa zisa nkaho ziri gukendera kuko nibo batuma tubayeho neza. Gushyiramo ibiti agashyira ku mugozi agariza bagenzi be bari hejuru, bagenzi bagakurura. Umusore bagenzi barishimye akora akazi kose. Umusore wa musore ukora akazi kose. Kadamba urarenze mwana. Wa musore urijeye rero bucyo ubuzanye kadamba. Umusore baramwemera muri karitsiye yitwa Kadamba. Nuko umva kabubuzo yaje akurino aza gushima Imana. Iyo babonye ubuki kuriya baza gushima Imana. Iyo baronse barashima, baraburiza bagashima. Ariko biriya bintu rero baje gushima Imana. Bamaze gushima bafata inzira barerekera ubwo umubyizi wabonetse tu. Ntubabwire iby'ubuzima bugoye ngo bagiye mu mujyi bahiga amafaranga. Ibi byanyu oya kira kigoryi tugikwepe cya kabubuzo. Windukira. Okay. Bari mu ishyamba babaga bavuye gushaka umubyizi. Ubwo umubyizi wabonetse tayari no guserebura. Cyakura cyabonetse nuko tugatangiye. Nabasangwa bibera mu butaka iyo hakurya mu mashyamba. Kadamba ari ryo zina rya filime ndetse n'iyo niko yitwa Kadamba. Sone ko ziba bibitagira gutya karandura. Dore umwumba tukuntu ngana igiporezo cyabonetse. Baje kurino ata amafaranga n'ibiki n'ubwamamare biraza bikagenda. Ariko twebwe ubuzima bwacu twiberaho mu mashyamba kandi amashyamba yacu ntazajya ko babibereye. Inzoka za Scorpio nazo zitwereka urukundo hakunino. Reka twishime ubuzima twibera mu mashyamba nta ngorane duhoramo nta mihangayiko. Ubutunzi dufite hakunino bwo budushimisha. Ibyo bafite mu mashyamba ibyo barya nibyo bashimisha nta mpamvu yo kwigora. Iyo bagize inyota nta kindi bakora. Amazi hakunino bayakura mu giti. Ubuzima buroroshye. Ibyo dufite hano biraduhagije nta mpamvu yo kujya kwigora tujya mu mujyo ya birenze ibi n'amahane. Sora nini ndwanye mukuntu kigoryi kabubuzo ava mu nzira bakaza kuroba amafi. Bamara kuyaroba yewana ya mafari na fureshi ntago ari ibipondezi. Ati ntitujya tubura icyerekezo ahubwo duhora mu cyerekezo cya nyacyo nicyo tugendamo. Ati Imana ikitwiyereka muri iri shyamba ndetse ikaduha ibirenze ibikenewe. Imana ikatureba twibereye muri iri shyamba ikatumwenyurira ikavuga ati dore abantu babayeho ubuzima bworoheje. Ariko abari mu mujyi ntabwo mwabaho ubuzima bworoheje ntibibaho. Ndetse nabizi na benshi mufite stress muvuye ku kazi babatutse abenshi barabambuye ariko nyine byibura ku kababaro muba mufite. Imana yarabanyoherereje dore umuti nguyu. Mwageze kwa Dr. Rocky. Rega mwageze ahantu. None se mabeshyi ntago nababeshya. Barakwereka bakomeje inzira mu ishyamba bigendera Katorori. Kumbe muri iryo shyamba barakurikira inyamaswa bakuyeho uruhu umanitse mu ishyamba. Bayikuyeho uruhu ni ingwe tu.
ba baturage baje kuyireba ni babiri ni abasaza hari ba rushimusi baza mu mashyamba yo bakica inyamaswa bagatwara impu uruhu rw'ingwe ruba ruhenze monsheri nurunzanira nanjye nzakwishyura ni ukuri genda uyishake wabonye kadamba inyamaswa yacu bayishe nta mbabazi reba uburyo bayikuyeho uruhu yarababaye bano baturage bakundaga izi nyamaswa batifuza ko hari umuntu wazica babanye nazo neza nanjye numbonera ingwe n'ukuri uzagenda uyiyahureho uyikureho uruhu urunzanire ni inama nkugiriye uzagende rwose kandi ntuzitwaze imbunda uzagende imara amasomo ati ikigaragara amaraso y'iyi ngwe aracyatose bisa nk'aho iyi ngwe bayikuyeho uruhu nonaha nta mwanya munini w'isi ati ba sogokuruza bacu hari inyamaswa babonye ba papa wacu batigeze babona ni ukuvuga ngo papa wawe inyamaswa yabonye sogokuruza na sogokuruza be izo nyamaswa ntabwo bazibonye zari zaracitse kuko nk'ubu ushobora gusanga papa wawe uwo nguwo nyine mwicaranye atarigeze abona ingwera y'ivu mu nzira igenda cyangwa igisamagwe kuko bamenye ubwenge zarakendereye kubera abantu bagendaga bazica bazikuraho iki bazikuraho impu nk'uku nguku natwe twabonye hafi kimwe cya kabiri cy'inyamaswa ba papa wacu babonye hari izo